Yes, alright. Mwiriwe neza, nizere ko meze neza. Twongeye kuba ikaze hano ku muyoboro One Opportunity Hub Rwanda. Nkuko twabibabwiye buri opportunity ibonetse yose cyase buri chance yose ibonetse ibijyanye n'iterambere ry'urubyiruko ndetse n'igihugu muri rusange, tuba tugomba kwihuta tugahita turi basharinga kugira ngo abarikeneye cyase abakeneye opportunity bahita bayibyaza umusaruro. Rero ariyo mpamvu hano mubona tubageje hano kuri X ya Rwanda Defense Force. Aha tugiye kuza kuharebera itangazo kubifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Rero niba ari wowe cyase uri umwe mu bari bategereje itangazo cyane, ubwo nizere uko tugiye kujyana gatanu kandi. Niba ari bwo mbigeza no ku muyoboro One Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share and comment, ubundi tukubaka umuyoboro uhamye kandi unakomeye cyane. Yes, ubwo ngubwo tugiye kuza kurebera hamwe iri tangazo, ako urikeneye murabizi uburyo ki ushobora kuba wabigenza. Waza hano kuri no post ya Rwanda Defense Force nkuko nawe twe ubona twahageze, ukaza kuba warereba ukabona amakuru arambuye. Rero tugatinze reka dufungure iri tangazo turebe atese harimo iki, twumvire hamwe uko bimeze. Itangazo kubifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda buramenyesha abanyarwanda bose bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato n'urw'abagize umutwe w'inkeragutabara Reserve Force ko kwiyandikisha ku turere no mu mirenge bizatangira tariki ya 23 Gicurasi kugeza tariki ya 1 Kamena 2026. Abatazabona umwanya wo kwiyandikisha ntibyababuza kuza ku munsi w'ikizamini. Abiyandikisha ku rwego rw'abasirikare bato ni abasore n'inkumi bujuje ibi bikurikira: kuba ari umunyarwanda, kuba afite ubuzima buzira umuze, kuba yararangije amashuri 3 yisumbuye S3 kuzamura, kuba afite imyaka y'amavuko iri hagati ya 18 kugeza kuri 25, kuba atarakatiwe n'inkiko, kutagaragara ku rutonde rw'abirukanwe mu mirimo ya leta, kuba ari indakemwa mu mico no mu myifatire, kuba afite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, gutsinda ibizamini bizatangwa. Rero hano murabyumvise neza, ni kubifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato. Ugomba kuba warasoje nibura mu wa gatatu secondaire, ukaba ufite imyaka nibura iri hagati ya 18 kugeza kuri 25. Ibindi ni ibyangombwa ushobora gushaka bijyanye n'aho babwiye muzajya kubishakira. Noneho abiyandikisha ku rwego rw'umutwe w'inkeragutabara ni abasore n'inkumi bujuje ibi bikurikira. Hano ni kuri Reserve Force. Kuba ari umunyarwanda, kuba afite ubuzima buzira umuze, kuba yararangije amashuri yisumbuye 6 A level kuzamura, kuba atarakatiwe n'inkiko, kutagaragara ku rutonde rw'abirukanwe mu mirimo ya leta, kuba ari indakemwa mu mico no mu myifatire, kuba afite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, gutsinda ibizamini bizatangwa. Ubwo murabyumvise itandukaniro rihari, ni uko uyu ushaka kujya mu mutwe w'inkeragutabara agomba kuba yarasoje nibura amashuri 6 yisumbuye. Yes, undi aho abagomba kuba nibura afite amashuri 3 yisumbuye. Ubwo itandukaniro ku nkeragutabara no kuri Reserve Force, kuri Reserve Force aribo umutwe w'inkeragutabara, no ku basirikare bato itandukaniro ku basirikare bato ugomba ko rasoje mu wa gatatu secondaire, kuri Reserve Force cyase ku nkeragutabara ukaba warasoje mu wa gatandatu. Dukomeje, uwarangije amashuri yisumbuye agomba kuba afite imyaka y'amavuko iri hagati ya 18 na 25. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi imyaka ikenewe ni iyi 18 kugeza kuri 25, ahubwo kuwarangije kaminuza A0 cyangwa amashuri y'imyuga IPRC agomba kuba afite imyaka y'amavuko itarenze 26. Ubwo ni ukuvuga ngo niba warize kaminuza ukaba nibura
cyangwa se warasoje IPRC ugomba kuba ufite imyaka itarenze 26, ufite ubumenyi bwihariye, yize mu mashami y'ubuganga medicine, ubuhanga engineering ndetse n'amategeko law. Agomba kuba afite imyaka y'amavuko itarenze 27. Ubwo nizere ko hano murimo murabyumva neza. Imyaka ugomba kureba ko itarimo kugenda isatira kugeza kuri ugomba kureba ko imyaka itarimo igenda igukuramo ugahita wihuta hakiri kare. Rero hano ibyangombwa bisabwa, ugomba kuba ufite irangamuntu yawe, icyemezo cyerekana ko warangije amashuri 6 yisumbuye. Ubwo ugomba kuba ufite iriya A2 certificate, icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire gitangwa n'ubuyobozi bw'umurenge, icyemezo cyo kuba utarakatiwe n'inkiko ni criminal record dukura mu irembo. Abiyandikisha bazakora ibizamini by'ijonjora kuri tariki ya 2 Kamena kugeza tariki ya 17 Kamena 2026 saa 2 za mu gitondo ahakurikira. Ubwo ni ukuvuga ngo bagiye kuvuga aho ijonjora rizajya ribera. Ndumva rero hano dushobora kuba twaba tunasoje, ahubwo reka turebe ngo ahakurikira ni hehe. Umujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro tariki ya 2 kugeza kuri 3 Kamena 2026 kuri stade ya IPRC Kicukiro. Mu karere ka Gasabo ni tariki ya 4 kugeza kuri 5 Kamena 2026 kuri stade ya Inlac. Mu karere ka Nyarugenge ni tariki ya 6 kugeza kuri tariki ya 7 Kamena 2026 kuri Kigali Pele Stadium. Mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi tariki ya 2 kugeza kuri 3 Kamena mu mwaka wa 2026 kuri stade ya Gicumbi. Mu karere ka Burera ni tariki ya 4 kugeza kuri 5 Kamena 2026 ku biro by'akarere. Mu karere ka Musanze ni tariki ya 6 kugeza ku ya 7 Kamena 2026 kuri stade Ubworoherane. Mu karere ka Gakenke ni tariki ya 8 kugeza ku ya 9 Kamena 2026 ku kibuga cy'umupira cya Ngando. Mu karere ka Rulindo ni tariki ya 10 kugeza ku ya 11 Kamena 2026 ku kibuga cya Gasiza. Mu ntara y'Amajyepfo ni mu karere ka Nyamagabe tariki ya 2 kugeza kuri tariki ya 3 Kamena 2026 kuri stade Nyamagabe. Mu karere ka Nyaruguru ni tariki ya 4 kugeza ku ya 5 Kamena 2026 ku kibuga cy'umupira cya Ndago. Rero urumva yuko hano buri karere bagiye bavuga uburyo bizagenda, ahubwo wowe ikintu kiri hari uramutse uri sere wumva ushaka kwiyandikisha n'ubundi aya makuru kuyabona biraza kuba bikorohereye. Reka tube twavuga ati muzagire amahirwe masa kandi muzagire umugisha mu byo muzakora byose. Bye bye. Yari Onebu. Niba ari kugeza hano ku miyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share and comment, ubundi tukaza gukomeza kubaka umuyoboro uhamye kandi unakomeye cyane. Bye bye.